ngo waragiye. Yes my people, nizere ko mumeze neza cyane wowe ukomeje kubana natwe hano kuri Gospel 250. Nizere ko umeze fresh aho waba udukurikiye ariho hose uri, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se diaspora muri rusange. Nizere ko umeze fresh. Ngereka ntagire shima Imana muri rusange uko maze kubamenyereza no kuri Gospel 250. Murabizi neza yuko ebana umuntu yabyutse mu gitondo, ngiye niko nkunda kubivuga, ariko namwe mba mbisaba kugira ngo namwe mujye mubyuka. Mbere yuko ubyuka burya utora telefone cyangwa urebe notification cyangwa se message cyangwa se urebe ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Burya hari umuntu umwe wabivuzeho, ni umusore wabivuze, ni nk'umukomediye ariko ufite content ku ma TikTok ukunda kuvuga utuntu twose, ariko akagerageza kuvuga ibintu biririyo bisanzwe nyine biri bigaragara cyangwa se bikunda kubaho. Akavuga ati hari abantu babyuka kibyuka akahita afata telefone, ntaranashima Imana ngo abanze arebe yuko akivuga cyangwa se ururimi rutagize ikibazo, ataranagira gute, ataranakaraba mu maso, nturanabyuka nibura ngo uhaguruke utere intambwe wumve kugenda, ukaba utangiye kugira gute gufungura amatelefone cyangwa se ureba notification ziri muri telefone. Nanga bari ibyo burya biba bitangira ukibyuka. Ubundi biba byiza iyo utangiye kugira gute, utangiye nibura basi ushima Imana yuko nibura basi wabyutse bikemera, ugahumeka bikemera, cyangwa se ukavuga bikemera. Muri rusange tuba tugomba kugira gute dushima Imana, kuko nkunda kugarukaho cyane. Ni byiza rero burya, kuko hari benshi baryama ugasanga burya kubyuka birananiranye cyangwa se biragoranye cyane, yuko burya amasaha menshi tuba turyamye, tuba turi mu ntuza, tuba turi mu ishusho y'abapfuye, tuba turi mu ishusho y'abapfuye. Biba byiza rero iyo tubyutse tukagira dute tugashima Imana. Nizere rero ko namwe meze fresh, akavura kari kubageraho neza, by'umwihariko abatuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari mu ntara uko ari enye zigize igihugu cyacu, cyangwa se n'umujyi wa Kigali, by'umwihariko na diaspora nk'uko nabibabwiye. Ubwo nivuga diaspora ni uguhera mu Bugande gukomeza aho ariho hose waba uri, pfa kuba ari inyuma y'igihugu cyacu. Burya mwese muri ntara ya gatandatu. Nizere ko mumeze fresh. Murabizi ko hano ngenda mbahereza amakuru cyangwa se ibivugwa bigiye bitandukanye muri iki gitondo cy'uyu munsi. Nibwo umugabo bita Habiyaremye Zakari cyangwa se Bishop Gafaranga nk'uko byamenyekanye cyane cyangwa se yamenyekanye cyane kuri iryo zina, yabyukiye hehe? Ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata cyangwa se rwa Bugesera muri rusange, abyuka ajya kugira gute kureba yuko yaburana, by'umwihariko kugira ngo arebe ko yahanugurwaho icyaha cyangwa se akaza kugira gute gukatirwa n'inkiko ku byo yashinjwaga. Mu gihe gitambutse twagiye tubibona cyangwa se tubyumva mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ibyo yashinjwaga: ihohotera rikabije cyangwa se ihohotera cyangwa se guhoza ku nkeke umudamu we Annet Murava, umuririmbyi wa gospel. Nizere rero yuko uyu munsi abenshi bategereje kugira ngo bumve update cyangwa se kugira ngo bumve ikiri buze kuva mu rukiko cyangwa se muri urwo rukiko rwa Nyamata. Uyu mugabo rero umugabo wa Murava cyangwa se uyu Bishop Gafaranga cyangwa se Habiyaremye Zakari, amazina ye bwite, abenshi bategereje kugira ngo bumve, by'umwihariko kuko hari amakuru twagiye twakira mu gihe cyatambutse cyangwa se mu minsi mike cyane itambutse, twumva yuko umudamu wiwe cyangwa se Annet Murava yagize gute, yamubabariye. Ariko ibyo bintu biza kugira gute kwibazwaho na benshi mu kuvuga ati yarababariwe n'ibyo, ariko mu kumubarira yari yamaze kugira gute gukorerwa dosiye igera he mu rukiko. Ariko ni nayo cyo kintu dutegereje kugira ngo turebe nibura basi izi mbabazi za Annet Murava nimba ari cyo ziri buhindure ku myanzuro y'urukiko, cyangwa se ibiri buze kuvamo byose tukaza kugira gute kuba updatinga, tukababwira ibyavuyemo. Turaza kugerageza kumenya amakuru cyangwa se gukurikirana twumve abanyamategeko cyangwa se abari buze kugira icyo babivugaho, by'umwihariko ku rubanza rwa Habiyaremye Zakari cyangwa se Bishop Gafaranga, ku bigendanye n'urubanza rwiwe cyangwa se kubw'imbabazi yahawe n'umudamu we Annet Murava, nimba hari icyo ziri buze kuza kumufasha ku munsi w'uyu urukiko rw'uyu munsi muri rusange. Nizere yuko rero muri buze kubana natwe tukaza kugira gute gukomeza kuba update cyangwa se ibiri buze kuva mu rukiko, cyane ko tubitegereje turi benshi. By'umwihariko izo ni update cyangwa se mba ngomba ko kubeta mu gitondo cya kare, cyangwa se ibyavuzwe, cyane yuko hari itangazamakuru ryinshi ryazindukiye ku rukiko kugira ngo nibura babashe kugira gute kumenya kumenya ibiri buze kuva mu rukiko cyangwa se mu rubanza rwa Habiyaremye Zakari ku bigendanye no gufungwa cyangwa se gufungurwa uko urubanza rubiteganya. Nizere rero ko mukomeza kuguma kuba
kubana natwe kugira ngo tuze kugenda tuba updatinga by'umwihariko mukaza gusobanukirwa ibiri buve muri uru rubanza rw'Habiyaremye Zakari cyangwa se Bishop Gafaranga. Ndakomeza mbabwira n'izindi update cyangwa se ibikomeza kugenda bivugwa muri gospel muri rusange. Ni umugabo bita Sirasi cyangwa se Sirasi cyangwa se Ibyayesu ni ku murongo. Iyo uvuze Ibyayesu ni ku murongo abantu benshi nibwo bahita bamenya bitewe n'uko uyu mugabo ariyo ndirimbo yagize gute yabaye nka breakthrough yiwe yabashije kugira gute kumwambutsa hamwe, kuko iyo ndirimbo yabaye kimwe ya wose abantu benshi barayimenya. Nibyo koko ni byiza, ni indirimbo nziza, indirimbo y'agakiza, ariko tuza twese gutungurwa mu gihe cyashize twumva yuko uyu mugabo irari cyangwa se karande ikomeje gusumba umurimo w'Imana. Nubwo buryo njye mbivugamo burya nta mpamvu yo guca ku ruhande. Karande yagize gute yasumbye umurimo w'Imana. Umwe mu bagabo b'abahanzi cyangwa se b'abaririmbyi bakomeye cyangwa se beza cyane baririmbaga indirimbo nziza, tuza kumva inkuru mbi cyangwa se tuva igikorwa kibi yabashije kugira gute gukora, by'umwihariko ashinjwa kugira gute gusambanya umwana utagejeje imyaka y'ubukure. Ku myaka 17 burya myaka ntange bigize gute muri leta niba yemewe uba ukoze icyaha gikomeye cyane. Arateganya rero nawe ko ubu ngubu tuvugana ari mu maboko ataraye, by'umwihariko nawe turakomeza kugenda dukurikirana amakuru ye twumva icyo inkiko zizagenda zigira gute zanzura ku rubanza rw'uyu mugabo. Ibyayesu ni ku murongo, kuko indirimbo bivuga Ibyayesu ni ku murongo. Nagomye mbona ku ma social media bakomeza kuvuga bati n'ibyaribo ni ku murongo, ati niba Ibyayesu biri ku murongo n'ibyaribo birihe biri ku murongo. Turakomeza kugenda tubikurikirana rero tubibabwira muri rusange, dukomeza kuba updatinga ku makuru agenda atandukanye. By'umwihariko murabibona yuko karande ikomeje kugira gute mu bakozi b'Imana, ikomeze gusumbya umurimo w'Uwiteka. Karande zikomeje kuba nyinshi cyane. Dukomeza kugenda twumva amakuru agiye atandukanye kuko nakomeje kugenda mbibabwira mu biganiro byagiye bitandukanye cyangwa se bitambuka. Nakomeje kubabwira mbabwira ati tugeze muri cya gihe gikomeye tuzajya tugira dute, tuzajya tumenya, tuzajya tubona abantu twiringiye tungurwe cyane cyangwa se dufata ama surprise agiye atandukanye bigendanye nuko ibintu turi kujya tubibona. Aba bishop cyangwa se aba pastor, abahanuzi, abaririmbyi ba gospel muri rusange bakomeje kugenda bijanika mu bintu bitari byiza, tugakomeza kugenda tungira dute dutungurwa. Bikaba rero ni inkomoko yuko abenshi bakomeje kuvuga bati turashimana RGB cyangwa se urwego rw'igihugu RGB rukomeje kugenda ruhagarika insengero zimwe na zimwe, by'umwihariko insengero zifite akavuyo cyangwa se zikomeje kuzagenda zicucura abaturage cyangwa se zibiba muri rusange. Bamwe ntibabigira ntibakomeza muri rusange ntibakomeza kubivugaho rumwe. Bamwe baravuga bati nibyo koko leta ntikora iki, ntikora isuku n'isukura ikubura ibitagenda neza, nibura basi tuzabona insengero zanyu zihagaze zikorera mu mucyo cyangwa se zikora neza cyane cyane yuko zari zimaze kugira gute, zari zimaze kuba nyinshi muri rusange. Kuko tubikurikirana kuva nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, insengero nyinshi zagiye zivuka, nibyo koko hari na byinshi zagiye zifasha abanyarwanda, ariko zari zimaze gukabya muri rusange. Twagiye tubigarukaho rero ni byiza, ariko tugomba kugira gute, tugomba gukurikiza ibyo leta idusaba, cyane yuko burya leta ni umubyeyi igomba kugira gute kureberera iki abaturage bayo muri rusange. Murakoze rero mubane nanjye kugira ngo nkomeze kugenda nkurikirana amakuru muri rusange. Ndaza gukomeza nyine amahereza update bigendanye n'izi manza cyangwa se ibi biri kugenda bivugwa muri rusange, by'umwihariko kuri Bishop Gafaranga. Deja ubu wewe yazindukiye ku rukiko, akaba yageze gute, yagiye kuburana ku ifungwa n'ifungurwa rye. Muri rusange muraza kubana nanjye kugira ngo nkomeze kugenda baha update agiye atandukanye. Byaba byiza rero ko subscribe kugira ngo tubane umunsi ku munsi cyangwa se amasaha ku masaha muri rusange, cyangwa se ukore share tujye tubana umunsi ku munsi. Biba byiza rero iyo ukoze subscribe kugira ngo ujye uba mu ba mbere bagize bate babonye ikiganiro bwa mbere. Murakoze rero ya Rivalere nko maze kumenyana no kuri Gospel 250, mubane nanjye ubutaha.